السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nibyo koko gutwita birababaza, gutwita bihindura ubuzima bw'umuntu, imibereho ye igenda ihindagurika kandi umuntu agira imvune nyinshi, bigatuma bamwe mu badamu bashaka kwikuramo bavuga amagambo mabi ndetse bakinubira ubwo bubabare bakumva ko batagomba kubyara. Ndagira ngo nkwibutse rero mushiki wanjye mu Islam ko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala atubwira muri Qur'ani ntagatifu agira ati yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah aratubwira ati ashumbusha uwo ashatse akamuha kobwa ndetse agashumbusha uwo ashatse akamuha hungu, cyangwa se akavangira uwo ashatse akamuha hungu na kobwa, ndetse akagira uwo ashatse ingumba. Kubw'ibyo rero muvandimwe mu Islam, aho uherereye hose menya ko gutwita ari ingabire twahawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Unamenye ko kuri iyi si dutuye abagore barenga miliyoni 300 hafi na 90 bifuza gutwita, bifuza kugira umwana nk'uwo ufite utari wavuka. Ubu ni 10% cy'abantu bose batuye kuri iyi si. Kubw'ibyo rero muvandimwe mu Islam, nagiraga ngo nguhe inkuru nziza yuko nta gihe ubabara cyangwa se ucika intege mu gihe uri muri ubwo bubabare, usibye ko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akugabanyiriza ibyaha wakoze n'amakosa wakoze ndetse akakuzamura mu ntera. Ndetse n'uwo utwite uri kwinubira ashobora kuba mu bantu bazagirira isi akamaro ndetse bakaba impamvu z'abantu benshi bo gukiranuka hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Benshi twabonye bashatse gukuramo amada, banze abana, ariko abo bana bakaba impamvu yuko batera imbere, bakaba impamvu yuko bakiranuka hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Kubw'ibyo rero muvandimwe mu Islam, mu Islamukazi, ishimire icyo ufite mu nda ndetse unarusheho gusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akurindire ikiri mu nda yawe, ndetse azakigire umugisha hano ku isi, umunsi azaba yavutse n'umunsi azapfiraho n'umunsi azazuka ari muzima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.